ntabwo ntekereza gutyo ntabwo umunsi niba narigeze ntekereza hari igihe nibaza ubundi abantu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda abenshi ntabwo bari hanze, abenshi bari mu Rwanda. Abantu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda benshi ndaje ndababwira, kandi abenshi bari mu gihugu. N'abantu bashyigikira abarwanya ubutegetsi bakanabasapoti benshi bari mu gihugu kandi babikora bamwe ari amaco y'inda batabizi, ariko ari abacanshuro batabizi, ariko bari kubikora. Reka mbaho urugero rumwe. Buriya mu bantu bagiye bajya mu rugamba bajoininga FPR inkotanyi muri za 1991 harimo abantu babeshyewe yuko ari ibyitso by'inkotanyi, bakavuga ati wowe sha uri inyenzi uri inkotanyi, uri icyitso cy'inkotanyi. Bavuga ati bano bantu banziza ntanabazi, bashaka kuba bari mu kuri, bari kurwanya akarengane, reka nje kubajoininga. Abantu benshi bagiye bajya ku rugamba gutyo, nta hantu aziranye n'inkotanyi, ari agasore karaho k'imyaka 17 cyangwa n'itandatu, yawe n'ibyo bakoreye se cyangwa ibyo bamukoreye, agata joininga abari ku rugamba akajya gufatanya n'inkotanyi. Nuvuga ngo abo bantu ubutegetsi bwa Habyarimana bwabafashije cyangwa se bwabasunikiye kujya gufatanya n'inkotanyi. Uyu munsi iyo abantu haba Kaboko, nkaba Magashi, haba Pasakorode n'ibindi bicucu mbona, sorry nabwiye ko kuvuga ibicucu ngenda byita nk'igitutsi, ni qualification nuko mbona ibintu bakora nshaka ubwenge burimo nkabugura. Iyo uvuze umbeshye yuko fatanyije ngo kugiye ngo buranga ngafatanya ngo na Jean Luc Habyarimana, aho ari buri aridunda aravuga ati wow, nubwo uri umuntu tudafatanya, ariko mu Rwanda mu gihugu bari kugenda bandundumuriraho abantu, mfite imbaraga, muba muri kumwe imbaraga adafite. Iyo mufashe umuntu urwanya ubutegetsi, widekara yuko arwanya ubutegetsi, widekara nk'umunyepolitike, kafite ambition politike, kafite amushyira n'ibihugu bimushyigikiye, ukavuga yuko umuntu wabazwe nuko ibyo uvuga atabishyigikiye, yuko uwo muntu afatanya n'uwo muntu, uwo muteye inkunga. So ariko noneho njyewe ntabwo n'uwo murongo w'uko kubera ko wabivuze mpita mwanga reka nzajya kumushaka, ubwo bavuze kumvugana nawe reka mpita mbaza nimero ye nzajya kumujoininga. Aya njyewe ibintu byanjye ntabwo njyewe ngira double standard, njyewe ibyo nemera, kuko ntabwo njye joininga umuntu kubera ko ntabwo ngira mu nyangire ngo amfashe kurwanya bariyo, ahubwo afite ibitekerezo. Ntabwo njyewe nigeze numva afite ibitekerezo byatuma mu joininga, nta nubwo kandi mfite ibitekerezo byo kujoininga umuntu wese ufite ambition ziri politike. Ariko iyo abantu bafata abantu bakabatwerera yuko bakorana n'abarwanya ubutegetsi, abo barwanya ubutegetsi mu muri kubatera inkunga mu buryo buri moral, mu buryo sinzi ko nabivuga, ariko hari naho mutuma babajyamo kubera ko mwamaze kubumvisha. Kuko nabajyana muri komantere bavuga ngo rega ngo tewe ngwerura, kuko n'ubundi ngo wakwerura butakerura, n'ubundi ngo mu Rwanda ngo barakwita ikigarasha. You see? Nukuvuga ngo uyu muntu ari kumbwira gutyo bigaragaza ko arabagiye bajoininga abarwanya ubutegetsi, kuko registre n'ubundi guhunga kwabo byatumye babita babakarasa muri mu ruhande runaka. Mu bantu ba mbere barwanya ubutegetsi sinaberetse ibimenyetso, habereka ko abangaba ba Kaboko na ba Apotre Mutabazi ari bahubwo basaba amafaranga muri abo barwanya ubutegetsi, bafite double standard. Ahubwo bo ajya kuri kamera akavuga ngo abarwanya urwa bano bantu n'ibiki bakorana nabo, yarangiza ahubwo abantu naba agent bakomeye cyane babo bantu barwanya ubutegetsi, kuko babasaba n'amafaranga. Naberetse ibimenyetso, uwamusaba ikimenyetso cy'uko nigeze mvugana cyangwa nkorana n'abo bantu ntacyo yabona kuko ntabihari. Reka mbere ku kibazo kivuga ngo ese koko nabana nahuye n'akarengane mu Rwanda sinegere inzego zibishinzwe ngo zintabare nanishinganishe. Mureke hano mbivugaho amagambo makeya ariko mbasubize. Akarengane nahuye nako mu buryo butandukanye, nkuko nababwiye ntago ari ikintu kimwe, ni ibintu byinshi. Nagiye nitabaza inzego, ariko ntabwo nafashijwe uko bikwiye. Ahangaha ntabwo ndibasobanura ibintu byinshi kubera ko harimo ibintu bibiri. Icya mbere nshobora kuba wenda njyewe narabonye ntinze gufashwa kandi nkabona ubuzima bwanjye buri mu kaga, ngafata icyemezo cyo kuba nihungiye kubera ko buriya utaka n'umuzima, ntabwo utaka ari uwo maze
kugera adashobora gutakira muri gereza cyangwa se ari mu bundi buzima cyangwa se atakinariho, uwo ntataka. Kuba rero nataka nagiye, ibyo ni amahitamo yanjye agendanye n'uko ari njye muntu uzi ukuri kw'ibyambayeho, kw'ibyo narwanaga nabyo. So niba rero wowe kubera uruhande ruvuga ngo kuki ntavuga yuko ari leta, kandi inzego za leta zananiwe kumprotectinga, njye ngira ihame ry'uko igihugu gifata nk'inzu. Buri inzu yose wareba niba ari inzu yubatswe n'umu engineer umeze gute, ntabwo ibura akadefo. Abantu benshi babona ko inzu ifite akadefo nkwiye kuza nkavuga ngo ikwiye gusenywa. Oya, njye mbara yuko inzu ifite akadefo ikwiye gusanwa ikongera ikamera neza. Niyo mpamvu ngiye kuba nari mu Rwanda ntabwo nifuza ikibi abari mu Rwanda, kuba nari mu Rwanda ntabwo nifuza ko ubutegetsi buri mu Rwanda bwavaho, kuko ntabwo nje kubuza. Abantu bavuga ko ari abanyepolitike mujye mubatinya. Iyo avuze ko arwanya ubutegetsi abatekereza imyanya y'ubuyobozi ubwo butegetsi burimo. Njye ntabwo ari ukomeze. Njyewe abanyarwanda bari mu Rwanda barimo abo dufitanye amasano, barimo abo twaturanye, barimo abo twiganye, barimo abo twakoranye, barimo inshuti zitandukanye. Mbifuriza ibyiza. Ntabwo ari kuri ya mitekerezo y'ubuheza nguni ivuga ngo ko nari mu Rwanda, u Rwanda rurakubama. Wowe utekereza gutyo sinakwisanisha nawe, ari we wabyangije. Uwo ndamusubije, niba atanyuzwe yihangane. Hanyuma ngo kuki niba nzi ko ari abayobozi twavuganaga nahisemo guhungaho kubitabaza, icyo ngicyo ndumva nagisobanuye, n'ubu nakongera nkagishimangira. Erega hari igihe mubaza ngo abayobozi ni bande. Ntabwo dufite umurenge runaka uvukamo abayobozi, nta nubwo dufite icyiciro runaka cyangwa umuryango runaka uvukamo abayobozi. Hari abantu bari mu nzego z'ubuyobozi twiganye, gusa bose navuga ngo ni babi. Uyu nzajyaho nkavuga ngo u Rwanda rufite abayobozi babi, ntabwo nshobora kubivuga. Nzi ko hari umuntu w'igitifu twiganye we nagiye haraka amaserivisi nziza. Nzi ko hari umuntu ukora muri minisiteri runaka duturanye cyangwa dufitanye isano, nzi ko nta kibazo mufiteho. None se uwo muntu kuki niba ubuyobozi ari ensemble y'abo bantu bose, kuki umbwira ngo kuki na So niba rero hari abayobozi mu nzego runaka nzi bakora neza, nabahaye nk'urugero ndababwira nti hari umuvandimwe nubwo bari mu bantu bababajwe nuko ntari mu Rwanda, ambwira ati nkunda ibitekerezo byawe. Kuki uwo namugambanira nkagambanira amahitamo ye no gushishoza ko kubona yuko ibitekerezo byanjye bishobora kuba bifite abo byubaka nawe arimo. Ubu ntabwo nagenda ngo mvuge ngo kuko ari muri ya rwego hakaba n'undi muntu muri ya rwego akoramo wamemukiye, reka mpite mvuga ko muri ya rwego rwose cishe mu murongo. Ndabona gutanga urugero ku bazamu. Abanyezamu ashaka gukina iminota 90 y'umupira w'amaguru agatsindwa ibitego 2. Njyewe ntabwo nemera umuntu uvuga ko umunyezamu ari umuswa, kuko mu minota 90 yafashe imipira 15 hanyuma 2 ijya mu izamu. Ntabwo ari umunyezamu ari wo kubambwa. Ntabwo ikintu umuntu nzi ibintu bye niyo byaba bikeya byiza, ntabwo ushaka kumbwira ngo umufate yuko ari muri ko hari ikintu kibi runaka namumenyeho. Niyo mpamvu rero ubitekereza gutyo, nutekereza ko nagomba kuvuga ngo reka ngo bigende gutya na gutya. Reka nawe rero nsubiza abantu. Abanyarwanda naje kubona bafite ikibazo gikomeye cyane cy'ubuheza nguni, ari nayo mpamvu nashaka kwemera gushyigikira ubuheza nguni ubwo ari bwo bwose. So hari abanyarwanda bari mu Rwanda bumva yuko umuntu wese uvuze ikintu kibi umuyobozi yakoze ukwiye kwitwa ikigarasha, ukwiye kwitwa umwanzi w'igihugu. Umuntu umuheza nguni simushyigikiye. Ariko n'umuntu uvuga ngo ngo kivuga yuko ari umuyobozi mu Rwanda muzima, ubwo ngo uri nkoma amashyi, ngo cyari kubacinyaho inkoro, ngo kwanza ngo uri maneko ngo agiye kuzinekera ntabwo wahunze. Uwo rero umuheza nguni ntabwo nzigera nishyira hamwe nawe. Bene abo barankangisha ngo nabonye amatitire y'ibiganiro ngo cyo rero ngo iya titire ivuga iki, reka nyirebe ntaza kwivuga uko itari ngo ngo rero ngo Theo ngo witonde ngo uranga kuvuga yuko ngo abayobozi ngo bo mu Rwanda ngo ari babe ngo batakugwa kandi batarigeze baguprotectinga ngo barasika no kubura ubuhungiro. Mareka babwire kuri iki kintu. Abantu benshi bakimbwiye no makomante ntakibonye ngo ubwo ntasohotse mvuga nabi Perezida wa Repubulika na FPR n'inzego z'ubuyobozi bukuru ngo nta buhungiro nzabona. Ntabwo ngiye mu nzozi zanjye mu bintu bya mbere nifuje mu buzima. Mvuga ngo nibibona nibo nzaba mbonye ikintu cy'agaciro.
ntabwo ubuhungiro ari cyo kintu cy'agaciro numva nifuza mu buzima, ntabwo ariyo ufite no kujya mu buhungiro ubwabyo ni amabura kindi. So ntabwo ari kubona ubuhungiro no guhabwa visa y'ubuhungiro biri mu bintu navuga ngo by'inzozi zanjye. Hari abantu baba batari mu bihugu byabo barahunze ariko badafite status z'ubuhunzi. Buriya nyiri Simba supermarket ni Umunya-Eritrea yahunze iwabo, ariko mu Rwanda ntabwo aba mu nkambi, nta nubwo yitwa impunzi, yitwa umushoramari. Kuki nashobora kujya ahantu se hakoresha amaboko yanjye ngatera imbere, hakoresha ibitekerezo byanjye ngatera imbere, bitabaye ngombwa yuko ntabwo atitiye yuko nahawe ubuhungiro kubera ko navuze ibitandukanye n'ibyo nemera. Ngewe ibyo nemera mbitsimbararaho. Kumbwira ngo kora ko ngo nuramuka ngo utavuze ibi n'ibi ngo ntabwo uzigera ngo ntabwo ngo baranga batanga ubuhunzi ngo ntabwo bemera ngo ibyo bintu ngo byabana ku giti cyabo. Niyo batabyemera, nakwibutsa ko n'uhunga inzara aribyo bita gusuhuka, akagenda yabonaho inzara ishira akabayo, yaramuka akoze akabasha kubona gushira inzara nko ngaho urugero rw'Umunya-Eritrea nyiri Simba supermarket akabaho. Ntabwo ngewe mu bintu bya mbere nkeneye mu buzima harimo ubuhungiro, ntabwo goal zanjye, ntabwo mission zanjye harimo kubona ubuhungiro ngo numve ko nageze ku nzozi zanjye zo mu butoya. Ntabwo yingira inzozi z'ubuhungiro kugira ngo numve ko ari ikintu wankangisha ngo rero ngo niba nguteruye ngo uhagaze. Ikintu cyo kumva ko mufite ahantu muhagaze muhatsimbarara mudashobora kuba kugira flexibility ngo mwumve yuko kanaka nubwo mudahuje ibitekerezo ariko ari mukuri. Icyo kintu cyo kintu cya mbere nanze mu buzima ntazigera nashyigikira. Gusorwa nkuko n'ibindi bihugu byose bibigira. Rero n'igihugu ndimo gifite ibintu gishobora kuba cyanengwa, ntabwo ni muri paradizo. Ubwiye ngo wowe uburyo tubona umeze uko tukubona, ntabwo n'u Rwanda warubera umwe n'igihugu mwiza. Kubera iki? Ntabwo guhunga Uburundi kuri we byari ukugaragaza buri gihe ko Uburundi ari mu kuzimu. Ego Uburundi ushaka kuziyunga n'u Rwanda ejo cyangwa ejo bundi, warangiza wowe uri mu Rwanda Uburundi bugasaba butariko rero kanaka dukurikije ibyo yavuze ntabwo twizeye umutekano cyangwa se ntabwo tumwizeye mu gihe akiri mu Rwanda mu mudushyi. Ntabwo museke izo cases zino mu bituma iyo Burundi bugize ibyo buvuga bukeneye ku Rwanda baravuga ngo bukeneye ko muduha abagize uruhare muri kudeta muri 2015 kwa. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko hari abidistance bigaragaza baheze inguni cyane. Hari abahunze byari biri mu Burundi ariko batagiye kuba abanyepolitike barwanya politike y'u Burundi. Aho barahari batekanye bashaka kubona n'ubwo bw'u Rwanda kandi bakaba nejo bazasubira mu Burundi. Se ndababwiye yuko ngewe navuye mu Rwanda ko udashobora kuzasubirayo. Nshaka gusubirayo nyuma y'umwaka, nyuma y'imyaka 20 cyangwa se nyuma y'imyaka 50 cyangwa se bazasubirayo abana banjye cyangwa abuzukuru banjye. Byose ni ibintu bishoboka. Byose to utaha vuba cyangwa kera ngewe cyangwa nkomokaho asasubira mu Rwanda vuba cyangwa kera. Rero ntabwo ngiye kumbwira ngo u Rwanda nduvugeho ibibi, nduvugeho ibintu bigaragaza ko ari muri ushobora no kumbaza ngo ni gute nabayeho muri u Rwanda hangana uko ngana uku nta buzima buhari. Mu Rwanda hari ubuzima burahari. Nawe ndumuheza ngo ngiye kuvuga ko ku myaka 38 nayibayeho mu Rwanda ukangura ko nabayeho iyo myaka yose nkabaho hakura nkagira ibyo ngeraho. Oya, hari ibibazo biri mu Rwanda utabyemera. Uwo sinemeranye nawe ko mu Rwanda nta kibazo gihari, ariko no muvuga ko mu Rwanda ari ibibazo gusa nawe ntabwo nshobora kumwemerera. Niyo mpamvu umbwira ngo mpeze inguni ku ruhande rumwe ntabwo nzigera mwemerera. Ariko ibyo mbona leta ikwiye gukemura bya mbere nuko ikwiye gukemura ikibazo cy'Abanyarwanda bangisha abandi abaturage, bababeshyera ibintu, babakwizaho ibihuha, babambike ama etikete atabariho. Nibikomeza gutyo ntekereza yuko bizajya bihesha isura mbi igihugu n'ubuyobozi bwacyo. N'uyu munsi ndacyongera kwibaza ikibazo. Abantu barambwira bamwe ngo wabiciye ku ruhande nawe urabizi. Kaboko, Magashi, Pastor Claude, Apotre Mutabazi koko bakorera u Rwanda, bakorera ubuyobozi bw'u Rwanda. Niyo barukorera
leta izacunge neza niba ari abakozi beza bakwiye kuyikorera. Niba batayikorera ariko nabwo izitandukanye nabo kuko barayitobera. Naberetse ibimenyetso niba basabiriza amafaranga muri abo biti bigarasha. Naberetse ibimenyetso bafite reputation mbi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Niba rero abo bantu hari abaturage bazi yuko bakorera leta bakaba kuko bayikorera, leta izahindura abakozi ishaka abandi bakozi bari smart bashobora kuyikorera bikagaragara neza. Niba batayikorera nabwo izitandukanye nabo kuko icyo utarwanyije kenshi bivuga yuko cyangwa se bigaragara nkaho ugishyigikiye. Naho niyo mpamvu umuntu amemukiye gerigeze kungirira neza ko barangire neza ntabwo mutabyibagirwa. Nicyo kibazo abantu benshi bafite rero, bashaka ibintu byose ikintu kimwe umuntu agukoreye wirengagiza ibyiza byose yagukoreye. Ntabwo ndi uwo nguwo, ntabwo ari uko ntekereza. Nta nubwo mwankangisha ngo kubera ko ngo ibintu birafite ngo mutafite ngo umunsi ngo wowe ngo uracyavuga neza ngo uracyavuga ko ari icyiza ngo gukinkotanyi. Nta nubwo nibaza uburyo ushobora kunenga umuntu utagira ikintu cyiza agira. Usaba munenga ute? Wamunenga ute? Hari nk'ibihugu bimwe na bimwe ureba ukabona nta kintu kimwe wabinenga. Kubera iki? Nta nicyo kubishima gihari. Biri toto amesi. Icyo gihe ntacyo wabona ushima. Amini unenga kuko ntacyo gushima kinahari. So njye nenga kubera ko hari ibintu runaka bitagenda mbona mu bigenda. Siko hari ibintu ureba ukabona nta kintu ushobora hari abantu ushobora kubona nta kintu. Niba umuntu ahera ku wa mbere ku itariki ya 30 avuga ububi bw'abantu anabangisha abandi, uwo muntu ntabwo nshaka kumufata mu mwanya wo kumunenga njyewe. Ari toto amesi. Ntabwo ndi mu mwanya wo kuba navuga ngo reka nicare umuntu uvuga ibi bibye. Umuntu agira ibi kubera ko hari n'ibyiza agira. Niyo ushobora kubikarifika uvuga uti mu Rwanda niyo rwose muzabikosore. Ukimara kuvuga ngo muzabikosore wemeye yuko bafite ubushobozi bwo gukosora. Icyo ni icyiza rero wamaze kukivuga deje. Ariko kumbwira ko igihugu gifite inzego, gifite abaturage abakozi bahembwa, gifite abanyeshuri bajya mu mashuri bakagraduatinga bakagera gute byose ukambwira ngo ni zero. Aya ntabwo ari uko nshaka kubitekereza. Ntabwo nubwo kumbwira ko igihugu wakibayemo kagira ibintu ugeraho aho ukambwira ko nta cyiza kigira waburinda shima. Kandi ikindi nkuko nabibabwiye igihugu gifitemo abantu batandukanye bakora mu izo nzego, bakora abantu uwo twiganye, uwo twabanye, uwo twakoranye, uwo tuvuka ku musozi umwe, abo bose ni babi. Ningera hano ngomba kuvuga ko bose ari babi, muzamenye yuko mfite ikibazo cyo mu mutwe, ntabwo nshobora kubikora. Ngomba kuvuga ko bose ari babi, muzamenye yuko mfite ikibazo cyo mu mutwe, ntabwo nshobora kubikora. Kuko igihugu kirimo abantu batandukanye, ntabwo kirimo abantu bavuye mu murenge umwe cyangwa mu karere kamwe homogene. Y'abantu barimo abantu bakora neza n'abakora nabi kandi mu byiciro bitandukanye, mu ngeri zitandukanye, mu nzego zitandukanye. So ni ibitekerezo byanjye, singuhatiye kubyemera no kubyizera, ariko kandi ndabizi neza yuko nawe uvuga ngo ntabwo hari ibyo ntavuze bashaka kuvuga impamvu ntabivuga. Ariko abo ngabo ni nabo kenshi mbambwira kubera ko ntabwo mfite umwanya wo kubwira abantu baheze inguni badashobora kugira ikintu na kimwe bumva. Kandi abaheza nguni nababwiye ko ku mpande zombi nta n'umwe nemera. Sinemera umuntu heza inguni ku ruhande rwa rwo rwose. Ibiganiro byacu ku nyungu zitandukanye nakagaruka naho ubutaha. Mwakoze cyane.